Ndabasuje mwese kandi nizere ko mumeze neza aho muri hose mukurikira Inzovu TV. Nkomeza kubabwira kandi no gukora subscribe. Turagarutse nanone kandi muri kumwe nanjye Ineza Thierry. Uyu munsi tugiye kubagezaho urutonde rw'abagore bafite igikundiro kandi bakunzwe cyane hano mu Rwanda kurusha abandi. Twihuse ka dutangirire ku mwanya wa 10 aho kuri uyu mwanya tuhasanga Madame Sandrine Isheja. Uyu akaba ari umunyamakuru wabigize umwuga ndetse umaze igihe akora uyu mwuga, aho yakoze ku bitangazamakuru bitandukanye harimo nka Radio Salus, Radio Isango Star, Radio 10 ndetse kuri ngubu akaba azwi ndetse amaze kumenyekana cyane kuri radio ya Kiss FM, radio amazeho igihe ndetse akora ibiganiro bitandukanye. Uyu umubyeyi akaba yarakunzwe cyane bitewe n'ijwi ry'abantu bagiye bakunda cyane mu biganiro bitandukanye yagiye akora nyine muri ibyo bitangazamakuru bitandukanye yagiye akorera. Ku mwanya wa 9 turasanga umubyeyi Butera Knowless. Butera Knowless rero akaba nawe ari umuhanzi inyarwanda n'umuhanzikazi rero ubimazemo igihe ndetse ufite igikundiro cyinshi mu Rwanda ndetse no hanze y'imipaka y'u Rwanda. Indirimbo ze zitandukanye yagiye aririmba zatumye arushaho kugira igikundiro hano mu Rwanda ndetse biza kurushaho kuba agahebuzo nyuma yuko yubatse urugo ndetse benshi bakaza kugaragaza ko no mu rugo rwe yakomeje kurushaho kwitwara neza, akaba n'ikitegererezo kuri benshi bagiye bavuga ko urugo rwe rumeze neza. Ku mwanya wa 8 turasanga Dr Diane Gashumba. Uyu ni umubyeyi wigeze kuba ndetse mu bagize guverinoma igihe kitari gito. Diane Gashumba yakunzwe nyuma yo kugirwa ministre w'uburinganire ndetse n'iterambere ry'umuryango hano mu Rwanda, nyuma zo no kuba ministre w'ubuzima, aho yagiye agaragara mu bikorwa byinshi bitandukanye byo guteza ubuvuzi imbere hano mu Rwanda, ubuvuzi bw'abana ndetse n'ubw'ababyeyi n'ibindi bitandukanye yagiye akora, harimo guhashya malaria mu buryo butandukanye. Akaba yaragize igikundiro cyane nanone bitewe n'uburyo ari umufana ukomeye cyane w'ikipe ya Rayon Sport. Ikipe yakomeje kugaragaza ko ashyigikiye mu buryo butandukanye. Ibi rero bikaba byaragiye bizamura igikundiro cye mu bantu benshi, bakagenda bamwiyumvamo ndetse bakagenda banagaragaza kumwishimira. Ku mwanya wa 7 turahasanga Madame Kayibanda Aurore. Uyu abarazwi cyane nyuma yuko yitabiriye ndetse akegukana irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda mu mwaka wa 2012. Ibi byatumye abagira igikundiro cyinshi cyane mu Banyarwanda ndetse benshi bagaragaza kumukunda no kumwishimira. Kumukunda rero ndetse n'igikundiro cye akaba abikura ku buranga afite ndetse n'ubwitonzi benshi bagiye bakunda kugaragaza bavuga ko ari umubyeyi utuje cyane kandi ufite ubwitonzi, byakubitiraho n'uburanga bwe abantu bakagenda bamukunda. Ntabashidikanya ko Kayibanda Aurore rwose afite igikundiro mu Banyarwanda. Ku mwanya wa 6 turahasanga umuririmbyikazi Madame Maria Yohana. Ni umubyeyi uri mu bahanzi bakuze u Rwanda rufite muri iyi minsi. Maria Yohana rero akaba yarakunzwe mu myaka ishize ndetse agira igikundiro mu Banyarwanda bitewe n'ijwi rye abantu benshi bakunze ryihariye ndetse rifite n'umwimerere waryo. By'umwihariko rero yakunzwe mu ndirimbo yakunzwe n'Abanyarwanda benshi cyane yitwa Intsinzi, na n'uyu munsi ikiri mu mitima y'Abanyarwanda benshi bitewe n'uburyo iririmbitse, injyana yayo ndetse n'amagambo ayirimo. Kugeza uyu munsi indirimbo ikaba ikifashishwa mu buryo butandukanye ndetse no mu bihe bitandukanye, abantu babishimira intsinzi bagezeho cyangwa se ibikorwa by'indashyikirwa babashije kugeraho. Ku mwanya wa 5 turasanga Madame Ange Kagame. Uyu ni umwana wa 2 wa nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ange Kagame rero akaba nawe ari umwe mu babyeyi bafite igikundiro hano mu Rwanda, dore ko akunze no kubigaragarizwa ahantu hatandukanye, haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru bitandukanye, aho usanga Abanyarwanda benshi bishimira uyu mubyeyi. Byarushaho kuba agahebuzo rero nyine ubwo yakoraga ubukwe mu mwaka wa 2019. Abanyarwanda batandukanye bakagaragaza uburyo bishimiye urugo rw'uyu mubyeyi ndetse biza kurushaho kuba agahebuzo ubwo yibarukaga imfura ye
mu mwaka wa 2020 abanyarwanda bakagaragaza ko uyu ari umwe mu babyeyi bishimira ndetse babashaka no kumenya amakuru ye mu buryo butandukanye. Ku mwanya wa 4 turasanga Madame Cecile Kayirebwa. Cecile Kayirebwa nawe numwe mu bahanzi u Rwanda rufite kandi bakuze muri iyi minsi, ndetse benshi bagenda bagaragaza ko bakunze cyane bitewe n'umwimerere uri mu ndirimbo ze, amagambo arimo ndetse n'injyana byose bijyana n'umuco w'abanyarwanda, nyine injyana gakondo. Cecile Kayirebwa ni umuhanzi rero umaze igihe kinini aririmba ndetse ari indirimbo nyinshi cyane zuzuyemo cyane cyane umuco nyarwanda, umuntu atashidikanyaho kuvuga ko ari byo bituma abanyarwanda benshi bamukunda ndetse bamwimvamo, ndetse benshi bakamufata nk'icyitegererezo yaba mu muziki nyarwanda ndetse no mu bindi bijyanye n'umuco w'abanyarwanda. Ku mwanya wa 3 turahasanga Madame Louise Mushikiwabo. Madame Louise Mushikiwabo ni umwe mu bagore bamaze igihe kinini muri guverinoma y'u Rwanda ndetse na n'ubu ngubu akaba akiri mu buyobozi bukomeye, aho ayobora umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa ku isi yose. Akaba ari umwanya ukomeye cyane ku rwego rw'isi uyu munyarwandakazi yabashije kugeraho. Ibi rero akaba byose yarabigezeho abikuye ku buhanga bwe ndetse n'ubushishozi ibimuranga, ibintu benshi bamwigiraho ndetse benshi babifuza kumukuraho, benshi bakamufatira nk'ikitegererezo mu bikorwa bye ndetse mu byo agiye ageraho. Mu bindi Louise Mushikiwabo byatumye amenyekana ndetse abanyarwanda benshi bakamwimvamo harimo kuba yarabaye minisitiri w'itangazamakuru hano mu Rwanda, ndetse akaba n'igihe kirekire minisitiri w'ububanyi n'amahanga hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 2 turasanga Madame Ingabire Marie Immaculée. Madame Ingabire Marie Immaculée ashinzwe umuryango wa Transparency Rwanda, akaba ari umuryango uvuganira abantu ndetse ushinzwe kurwanya akarengane. Uyu muryango kuwuhagararira byatumye Ingabire Marie Immaculée ijwi rye rirushaho kuzamuka nyuma y'uko mbere yahoze ari umunyamakuru. Marie Immaculée yakunzwe bitewe n'uburyo yagiye agaragaza gutanga ibitekerezo bye, byagiye byishimirwa ndetse bigakundwa n'abanyarwanda mu ngeri zitandukanye. Ahanini cyane Ingabire Marie Immaculée yagiye agaragara mu kurwanya ibintu bijyanye n'akarengane, ruswa ndetse n'ibindi usanga bitikamira abaturage b'abanyarwanda. Ibi byose bikaba byaratumye arushaho gukundwa cyane n'abanyarwanda ndetse benshi bakamwiyumvamo bavuga ko ari intumwa yabo yihariye ituma ibibazo byabo birushaho kumenyekana ndetse bikabonerwa ibisubizo. Ku mwanya wa 1 turahasanga Madame Jeannette Kagame. Uyu ni umufasha wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Uretse kumenyekana rero nk'umufasha wa Perezida w'u Rwanda, Jeannette Kagame yanamenyekanye mu bikorwa bitandukanye yagiye akora ndetse byatumye abanyarwanda benshi barushaho kumwiyumvamo. Muri ibyo bikorwa umuntu yavuga nko guteza imbere uburezi bw'umwana w'umukobwa binyuze mu Mbuto Foundation, umuryango yashinze wita ku burere bw'abana ndetse n'abandi. Jeannette Kagame kandi yagize uruhare cyane mu kurwanya icyorezo cya sida ndetse no gukumira ubwandu bwacyo mu mushinga wiwe ndetse n'indi mishinga itandukanye igiye akora. Uretse hano mu Rwanda, imishinga yagiye yaguka ikagera no hanze y'u Rwanda ku mugabane wa Afurika. Undi mushinga watumye Jeannette Kagame akundwa cyane ni umushinga w'intwaza, aho ababyeyi bakuze kandi batakigira ababitaho bubakirwa ingo maze bakajya kuzituzwamo ndetse bagakomeza kwitabwaho. Ibi byose bikaba byaratumye abanyarwanda barushaho gukunda uyu mubyeyi ndetse bakamwibonamo nk'umubyeyi w'igihugu. Turabashimira mwese mukurikira Inzovu TV kandi dukomeza kubabwira tunabashishikariza kurikira ibiganiro tubategurira, ariko munakora subscribe kugira ngo dukomezanye, kugira ngo ibiganiro byose tubategurira mubashe kubikurikira. Mwari kumwe nanjye Ineza Thierry.